iteka ryose. Ejo bundi mu minsi mike yishize nibwo narimo nitemberera njye n'inshuti yanjye. Ubwo twatemberaga tuba duhuye n'umwana muto w'imyaka 12. Uwo mwana yaraje aradusuhuza, asuhuza iyo nshuti yanjye ayita uncle. Ubwo baraganiriye, abaza umwana amakuru yo mu rugo, amubaza uko bameze. Umwana amaze kutuganiriza iminota mikeya, twaramuretse arakomeza, natwe twikomereza urugendo. Nyuma y'aho ko twagakomeje kugenda, inshuti yanjye nibwo nayibajije nti ese uyu mwana umuzi hehe? Inshuti yanjye yaransubije iti she's my niece, ati ni akana ka sister wanjye nyine. Ubwo nanjye nibwo nahise ngira igitekerezo cyo kubasobanurira neza amasano yose mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe amasano yose mu rurimi rw'Ikinyarwanda, icyo mupfana n'abantu n'uko bivugwa mu nyito zabyo za nyabyo mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ntucikwe, iki kiganiro cyitwa Burahure, ugikurikiranira kuri Roni Magazine. Njyewe nitwa Romwari niyo gisubizo. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko uri umuntu. Mu bantu hashobora kubamo ab'igitsina gabo cyangwa se ab'igitsina gore. Umubyeyi ukubyara iyo ari umugore umwita mama. Iyo umubyeyi ukubyara ari umugabo ukamwita data. Ni ukuvuga ko data ni umugabo wa mama, naho mama akaba umugore wa data. Kwitwa umugore cyangwa umugabo ni izina rusange rishobora guhabwa umuntu wese bitewe n'igitsina cye. Nyamara iyo hongereweho ikinyazina ngenera bihindurirwa inyito. Biba bishatse kuvuga ko uwo mugore ari uw'umugabo runaka cyangwa se uwo mugabo uvuzwe ari uw'umugore runaka bashakanye, byemewe n'amategeko cyangwa se bitemewe n'amategeko, ariko babana nk'umugore n'umugabo. Icyo gihe rero nimvuga ko kanaka ari umugore wanjye, icyo gihe azaba ari umugore wanjye tubana kuko dufitanye isano, azaba atandukanye n'abandi bagore. Nuvuga ko kanaka ari umugabo wawe, uzaba umukuye mu bandi bagabo. Abandi bagabo ntabwo ari abagabo bawe, ariko we ni umugabo wawe kuko mu kumuvuga wongera ku kinyazina data na mama niba barabyaye njyenyine. Kinege ni umwana wavutse wenyine utagira undi muntu bavukana. Umwana atavutse wenyine rero vuga yuko aba afite abandi bavukana, aba afite abavandimwe. Abo bavandimwe be iyo bavukiye rimwe umunsi umwe n'isaha imwe nibo bita impanga. Iyo atari impanga ni ukuvuga ko baba baravutse mu bihe bitandukanye. Umwe akabanza kuva ku ibere agakurikiraho undi. Kuvuga ko iyo muri abo ngabo tuvukana hari abo duhuje igitsina ruta, abo baba ari barumuna banjye. Abo duhuje igitsina banduta bakaba ari bakuru banjye. Naho abo tudahuje igitsina, niba abo tudahuje igitsina banjye igitsina gore, abo ngabo baba ari basaza banjye. Niba ari abo tudahuje igitsina nkaba ndi igitsina gabo, abo ngabo baba ari bashiki banjye. Ababyeyi bambyaye nabo baba bafite abandi bababyaye. Ababyeyi bababyaye rero, umubyeyi w'umugabo uri mu babyaye ababyeyi banjye bamwita sogokuru, naho umubyeyi w'umugore umwe mu babyaye ababyeyi banjye akaba yitwa nyogokuru. Ababyeyi bambyaye nabo bafite abavandimwe, bafite abo bavukana. Mushiki wa data tumwita masenge, naho mukuru cyangwa se murumuna wa data tukamwita data wacu. Mukuru cyangwa murumuna wa mama tukamwita mama wacu. Naho musaza wa mama akaba ariwe twita marume. Abavandimwe b'ababyeyi banjye ni ukuvuga ba masenge, ba marume, ba data wacu na ba mama wacu, nabo hari abana baba barabyaye. Abana bo kwa mama wacu n'abo kwa data wacu baba ari abavandimwe banjye. Bitwa bashiki banjye, bitwa bakuru banjye, bitwa barumuna banjye. Naho abana bo kwa masenge n'abo kwa marume nabo ni
kubyara abandi. Abizeye n'abana ba musaza wabo, abo bana bereye nyirasenge. Naho abishywa ni abana ba mushiki wawe, abo bana ubereye nyirarume. Njyewe cyangwa se umwe mu bavandimwe banjye ashobora gushaka. Ninshaka umugore, uwo mugore azaba ari muramukazi w'abavandimwe banjye. Naho nanjye nzaba ndi muramu w'abavandimwe b'umugore wanjye. Aha ni ukuvuga ko muramu wawe cyangwa se muramukazi wawe ari umuntu wese uvukana n'umugore wawe cyangwa se uvukana n'umugabo wawe. Umusumakazi ku batabyibuka ni akajambo kongerwa ku mazina ari mu gitsina gore. Utazahura n'umugabo ukamwita ngo ni muramukazi wawe. Dusubiye inyuma gatoya, niba narashatse umugore, uwo mugore hari ababyeyi bamubyaye. Abo babyeyi be hakaba hari umubyeyi we w'umugabo, ari we kuvuga se. Uwo se aba ari data bukwe. Naho umubyeyi we w'umugore ni ukuvuga nyina, akaba ari mabukwe. Nicyo kimwe nawe ababyeyi banjye. Ababyeyi banjye, umubyeyi wanjye w'umugabo ni ukuvuga data, aba ari sebukwe. Naho umubyeyi wanjye w'umugore ni ukuvuga mama, akaba ari nyirabukwe w'umugore wanjye. Naho se njyewe ubwo nitwa iki kuri data bukwe na mabukwe? Kuri data bukwe na mabukwe nitwa umukwe. Naho kuri data na mama, umugore wanjye aba yitwa umukazana wabo. Ni umukazana wabo kuko ari umugore w'umwana wabo w'umuhungu. Naho se ababyeyi banjye n'ab'umugore wanjye bo bapfana iki? Ababyeyi banjye n'ab'umugore wanjye nibo bita ba mwana. Ba mwana ni abantu bashyingiranye. Iyo miryango yashyingiranye niyo yitwa ba mwana. Niba urugo nashatsemo bari bafite abakobwa barenze umwe, bose bakaba barashatse, abo bagabo b'abo bakobwa bavukana n'umugore wanjye, cyangwa se abo bagabo ba baramukazi banjye, nibo bitwa abasanzire banjye. Umuntu yitwa umusanzire wawe iyo mwarongoye abagore bavuka mu rugo rumwe cyangwa se bahuje ababyeyi. Mu Rwanda rwo hambere umuntu yashoboraga kugira abagore barenze umwe. Abo bagore rero icyo baba bapfana, iyo bahuje umugabo baba ari abakeba. Abakeba ni abagore bahuje umugabo cyangwa se abagore bafite abagabo bavukana. Iyo ufite umugore ukajya kuryamana n'undi utari umugore wawe, babyita kumuca inyuma. Uba waciye inyuma umugore wawe cyangwa se uwo mwashakanye. Iyo uwo mwaryamanaga yari umugore w'undi mugabo, icyo gihe nawe aba yaciye inyuma uwo bashakanye cyangwa se yaciye inyuma umugabo we. Nugeraho wa mugore umwigarurira nawe ukamugira umugore wa kabiri, icyo gihe uzaba uharitse umugore wawe wa mbere. Nibyo bita guharika. Guharika ni ugushaka umugore wari usanzwe ufite undi. Niba wari usanzwe ufite umugore ugashaka undi, icyo gihe nibyo bita guharika. Reka tuvuge ko mbyaye umwana. Uwo mwana mbyaye nabyara abandi bana, abo bana bazaba ari abuzukuru banjye. Njyewe ndi sekuru. Nzaba ndi sekuru w'abo bana, abo bana ari abuzukuru banjye. Abo buzukuru banjye nibabyara abana, abo bana bazaba ari abuzukuruza banjye. Njyewe nzaba ndi sekuruza w'abo bana. Icyo gihe abuzukuruza banjye nabo nibabyara abandi bana, abo bana bazaba ari ubuvivi bwanjye. Icyo gihe nzaba nkiri sekuruza. Ubuvivi bwanjye nibubyara abandi bana, abo bana bazaba ari ubuvivure bwanjye. Ubuvivure bwanjye nibubyara abandi bana, abo bana nabo bazaba ari ubumwira bwanjye. Mu Kinyarwanda umuntu uvuga ko mufitanye isano iyo muhuje amaraso. Mu Rwanda rwo hambere habagaho isano y'ubucuti. Iyi sano y'ubucuti rero nayo
yanyuraga mu muhango wo kunywana. Kunywana rero uwo munywanye mwabaga mugiranye igihango. Icyo gihango rero cyashyigikirwaga no kuba mwaciye ku nda mugasangira amaraso. Akenshi abafitanye iyi sano cyangwa se uyu mubano bawubahaga cyane kurusha n'umubano w'abantu bahuje amaraso cyangwa se bavukana ku babyeyi. Hari andi masano nk'abantu bahuje igihugu, abantu bahuje inkomoko cyangwa se abantu bahuje ubwoko. Urugero nk'abantu bahuje igihugu, Abanyarwanda ni abantu bahuje igihugu cy'u Rwanda. Abantu bose baturuka cyangwa se bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda niyo nkomoko yabo. Isano bafitanye ni uko ari Abanyarwanda. Abanya-Uganda, Abarundi cyangwa se Abakongore. Ni ukuvuga ko abantu bashobora kugirana n'iyo sano yo kuba bahuje inkomoko. Ubwoko, urugero mu Rwanda twari dufite amoko agera kuri 18. Abasindi bahuje kuba ari Abasindi. Hari igisekuru runaka bahuriyeho. Abazigaba bahuje kuba ari Abazigaba. Bose bakomoka muri ubwo bwoko bw'Abazigaba. Hari igisekuru nabo bahuriyeho. Buri bwoko bwagiraga ubwoko bw'umuse wabwo, abaturuka muri ubwo bwoko bakitwa base banyu. Ese hari indi sano waba uzi twaba twibagiwe? Yandika aho hasi muri commentaire kugira ngo n'abandi nabo babashe kuyimenya. Ese ni iyihe sano nshya wungukiye muri iki kiganiro utari uzi? Simvuze ko ari bwo wari ugiranye isano n'abo bantu, ahubwo ukaba utari uzi icyo mupfana, ukaba ubisobanukiwe muri iki kiganiro. Byandika aho hasi muri commentaire. Iki kiganiro cyitwa Burahure, ugikurikiranira kuri Roni Magazine. Ndashimira cyane mwe mwese mwakanze kuri subscribe muhitamo kubana natwe ubu n'iteka ryose. Ndashimira mwe mwese utwereka ko mukunda ibiganiro byacu mukanda kuri like. Ndashimira kandi mwe mwese musangiza abandi ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure hashoboka, bigere kuri benshi bashoboka, maze birusheho kubagirira akamaro. Ndabashimira cyane, naho mu biganiro by'ubutaha. Ndabakunda cyane. Nitwa Romuald Niyo Gisubizo. Iyi ni Roni Magazine.